ntago nje guhangana n'uramu papa abantu babyumve pe sinje guhangana nawe ahubwo nje kwibaza kuki yambeshye abantu bambwiye nabi cyane muri comment buriya cyagiye naraje sinajya muri detail yararengereye no Gera ntago nigize mbindaye ku muhanda uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri ubuzima twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza aho muri hose hatandukanye tubifurije impagarike n'ubugingo ntabwo ari byinshi mvuga Mimi muramuzi Ingabire Christine ushaka kwibaza impamvu agarutse mu kiganiro inkuru yanjye byabaye ngombwa ko agaruka mu kiganiro inkuru yanjye biturutse kuri we by'umwihariko bitewe n'ikiganiro nanone cyakozwe n'uwahoze ari umugabo we yifuza kugaruka ahangaha reka no kumuvugira Mimi twongeye kuguha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane Gera yego wifuje kugaruka mu kiganiro inkuru yanjye kubera iki mbere na mbere wenda ntago ari cyo nahita meraho yego ndashaka kubanza gushimira abantu bo ku nkuru yanjye yego ndashimira cyane abantu bo ku nkuru yanjye n'abantu beza n'abantu beza n'abantu baramamagaye nabonye abantu banganiriza nabonye abavandimwe nabonye abantu nyine muri rusange yego ari cyo nifuzaga ikindi nshimira Imana gikuru muri umuntu wanjye yasubiye ku ishuri rero ku nkuru yanjye hari abantu beza hari abantu bumva hari abantu bafite umutima yego icyo ndabanza nyishimire ni nacyo kiri hejuru cyane y'ibindi yego ikindi kintu gitumye ngaruka hano ntago mu by'ukuri nje guhangana nta nubwo hano ari mu rukiko nk'uko numvise babivuga yego ngo hano si koko turabizi ntago ari mu rukiko natwe dushaka inkiko aho ziri turahazi ariko aho twaje tugomba no kuza kongera Gera iyi performance yawe niba yishyireho icyashanga abantu baza gukiniraho amaplank cyangwa kubeshyiraho nta muntu uri buduhembe nituza kubeshya nta gihembo turi bubone ushobora kubona wenda icyo wifuzaga kugeraho cyangwa ntunakibone byose birashoboka rero kuza kubeshya hano ndibaza nta nyungu zirimo pe nta na nkeya umuntu ashobora gutana akaba hari icyo yakwibagirwa kuvuga mu nkuru ye ibyo ni ibintu bishoboka kuko inkuru y'umuntu ni ndende umuntu yavuga bukira bugacya ariko hano tuvuga mu ncamake kandi iyo umuntu avuze araruhuka burya ntabwo ari kimwe uko wagumana mu mutima ibintu bigendana abantu bakabona Mimi aragiye ariko afite ibintu muri we bimumunga umutima hano nabonye iyo uvuze uraruhuka wumva uruhutse umutima cyane kurusha uko wabigumanye rero naravuze abantu baranyumva pe ariko hazaho kuvuguruzwa kuba haje kuvuguruzwa rero ntago nje guhangana n'uramu papa abantu babyumve pe sinje guhangana nawe ahubwo nje kwibaza kuki yambeshye abantu bambwiye nabi cyane muri comment ariko buri muntu atanga uko abyumva kandi nawe bamwumva nkuko nanjye mbere banyumvise nabyo birashoboka cyane rero Gera ngewe ahantu numva byane n'imbaraga kugaruka hano nababajwe nuko papa yavuze ku kintu cy'abana ntago ari ngombwa ngo hano tuzanemo ibintu by'abana umwana azakura afite abana bakuru bajya ku ma YouTube nk'umwana wacu mukuru n'umwana uzi ubwenge njyandusha na telefone hari ibintu anyereka ntazi muri telefone YouTube rero siyo yananirwa kujyaho ngo arebe ngo se mama yavuze iki papa wanjye umbyara yavuze iki yaravuze avuga amagambo menshi Gera ntari buze kujya muri detail vuge buri kintu yavuze ariko nimba ari we wabitekereje cyangwa hari n'ababa babyihisha inyuma ntago ari kuriya yari kuza cyangwa se afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ariko Gera ntagiye kure ndabanza kuvuga ku myaka yanjye yavuze ko twabanye nawe mfite imyaka 18 reka nkwereke indanga 18 reka nkwereke 18 bafite 22 imyaka yose nari nanayizi mu by'ukuri dore indangamuntu yanjye ngiye navuze 98 yego avuze 98 nibyo yego none nabyaye 2014 ngiye ifishi y'umwana wanjye bati nkorera imibare
umutwe wananiwe ifishi ngiyi iyo mwana yavutse 2014 mu kwa karindwi ngande koko ari byo imyaka iri hehe igihe kiri hejuru urahita ubibona handitse yavutse ahanditse ngo yavutse itariki yavutseho yego ku itariki 25 z'ukwa karindwi 2014 yego icyo gihe umuntu afite imyaka ingahe Bahati 16 yego ntabwo wabeshye yego mfite yanenda mfite 15 nuzuza 16 nkwita inda y'amezi 7 ndabyibuka neza icyo cyambere cyo yarambeshyeye ntago ariko bimeze kuko nubwo yaravuze ngo yankuye ku muhanda numvise icyo kintu kigarukamo nawe ukivugaho ntago yankuye ku muhanda yamenye mba muri famiye ahubwo ejo mundaza nibwo namenye ko iyo famiye hari ku muhanda ashobora kuba wenda ariko we yabibonye kuko yavuze ko yankuye he ku muhanda gusa icyo nibuka wavuze nuko wavuze ko utarubayeho neza bitewe n'imibereho ya famiye aragufasha muri ya famiye muri ya famiye navuze ko yari umuntu utuye mu gikari akajya umuntu gutuma nagaruka abakuruta cyane abantu baravuze ngo navuze ngo arakuze cyane ngo navuze ngo umusaza najamo navuze ry'ubusaza iyo umuntu akurusha imyaka 5 niyo yaba 3 abakuruta Jera nagaruko navuze ngo umusaza yarandutaga ngo niyo mpamvu nagiye mu byo nagiye no ntaga icyo kintu nakivuze gusa ko nabyumvaga numvaga ari umutonto nyine oya namufataga nka tonto kuko yari umuntu wa muntu gutuma ushaka kubwira umwana ati umuntu yamusuye genda uzane fanta y'umushyitsi uwo muntu umufata nyine nk'umuntu mukuru kuri wowe kanamwubaha sibyo rero ntabwo nize vuga ngo yari umusaza oya ibyo ijambo ubusaza ntaryo navuze yego gusa uburyo nyine umuntu aganira umuntu ahita yumva ko nyine ari umuntu ukuze cyane oya nanjye niko nabyumvise ariko ntago ariko nabivuze wenda abantu babyumvishe gutandukanye nk'uko nge nabivuze uko natunguwe mubonye wabyumvise ko natunguwe ni nako n'abandi batungwa rero yego birumvikana rero nge namufataga nk'umuntu mukuru nari umwana niga primaire ari umuntu ukora yego rimwe na rimwe Jera yazanaga n'abakobwa iwaho mu rugo akaba ari ngiye batuma ntakana nyine nk'umwana waho hantu ukumva ubwo awe yaravuze rero ngo yankuye imihanda ubwo namenye ko muri ya famiye hari ku mihanda nabyo nahise mbisobanukirwa neza ubwo twabaga turi ku mihanda wenda dutegereje sinamenye kuko nawe niko yavuze uri kumva icyo kintu cyo ntago yambanye ku muhanda kiveho nubwo ntabaga mu rugo ariko nabaga mu wundi muryango nubwo ntabaga mu rugo suko ntari mfite mu rugo hari hahari ariko mba mu yindi famiye bitewe nuko ngewe ari nge wari warabishaka ari naho mwahuriye yego ari naho twahuriye murakoze cyane kuri icyo ngicyo yarambeshye ntago yambanye ku muhanda n'imyaka ndibaza wayibonye ikindi Jera uriya mugabo yaravuze sinshaka agiye kujya muri detaye kuko Jera n'ukuntu ameze bwabyo ntabwo nakabaye muvugaho ararwaye uri kumva ntabwo nakabaye kubanza gusubizanya nawe hano mu by'ukuri Jera nubwo nabayeho muri ubwo buzima ariko ngewe nakuze nubaha narubahaga ntabwo nari wa muntu wajya ku musozi ngo ngiye gutuka umuntu ngo kuko ngo nakuze ngo ntaba mu rugo ngo nabure oya uburere nari mbufite mama wanjye wa wundi wapfuye Jera uburere yamaye ndi muto narabukuranye ntabwo nigize nubaha ku muntu uwo ari we wese abanzi baranzi abo twabanye barabizi nuko rero ikindi kintu cyambabaje Gerard yakweretse ngo hano yakutse ryinyo yego ahantu twabaga ni mu Kiyovu ariko ntago ndi bujye muri detail nyinshi twabaga mu Kiyovu yakutse iryinyo urabisobanura uko yabivuze yego ngo yakutse iryinyo ngo bamubwiye ko ndi kumwe n'umugabo ngo ahantu yari yanshingiye business yego niko yavuze agakantine Gerardo ngize gutya twarabyaranye abana babiri banjye imfura n'umuntu yikurikira ari we muto ku mfura uriya mugabo nta business igize nshingiro kandi twamaranye imyaka igera muri 6 yego 7
nta business yigize nshingira. urabirahiye Sindi burahire ku bana banjye. oya ntuzigere unabikora. Sindi bubikore. Yego. Ariko aho nicaye ahangaha n'ukuri kwanjye ntabwo nje kumunyomoza ngo nawe azagaruke cyangwa ibyo burenganzira bwe, ariko uwunyumva nyumve nta business yigize nshingira. Reka rero nkubwire inkomoko ya ririya ryinyo kugira ngo twihute. Ririya ryinyo Jera, uriya mugabo yageraga igihe ndakubwiye akagenda, navuga ngo yiberega mu kabari. Kuba mu rugo byo byari gake. Yego. Gake gashoboka. Nari nuranye n'umumama akajya ambwira ngo wa mwana w'umukobwa we uko nyimbona narushye ngo ariko wowe warushye ukiri na mutoya, gusko nta affection ugize ubona ngo z'umugabo. Ndavuga ni sindi uvuga amazina y'umumama. Ukura ubibona ni kuri bimeze. None yabonaga n'ukuntu akabukira abana cyane bikamutusha mu mama. Tukaganira rimwe na rimwe akambwira ati waragowe wowe. Ngewe nono nyina ari ukuntu umuntu abona ukuntu meza akavuga ati ngewe noneho ndabona uri hasi hejuru yanjye cyane. Yego. Noneho ubwo iryo joro hari ukuntu yatindaga gutaha. Agatinda bikageza nko saa 5 atarataha. Iryo joro rero twari dufite ahantu duturanye n'akabotike. Noneho byari biri mu gihe covid yayisaga nk'iyarangiye, ariko turi mu gihe bashyiraga amasaha yo gufunga ibikorwa. Bakavuga nimba ari saa 1 abantu baba bagomba kuba bafunze, kuko no mu quartier habaga bacamo amamodoka ari butware abantu bari mu nzira. Yego. Bakabajyana muri stade. Jera, twicaye muri botike ku muhanda neza ku nzira gutya. Ku nzira amasaha aragera. Ariko twe dufite systeme, wibuka ko ngena ngwaga iki? Inzoga. Yego. Nakunze ko utigize umwere. Oya ntago ngewe nakwigira umwere nkawe. We nabonye yigize marayika pe. Oya nawe ntago nza kuvuga ko atigize ntabwo muvugaho. Ngewe niko ngenda bivuga kuko nabonye ibintu yavuze byatumye byandenze. Nuko noneho hari ku nzira Jera, ako ka botike kari ku nzira, twicayemo amasaha tugereraho. Uri kumva amasaha tugereyeho baravuga ati mwegekeho, hari ukuntu umuntu abari muri quartier ariko aziranye n'abantu baho ati ndegekaho ntago bari bumenye ko harimo abantu. Ibyo byabagaho cyane. Yego, ariko ikirahure kigaragara ubona hanze muvoma yo hanze. Noneho ngewe ngiye kubona mbona wa mugabo aramanutse. Mbambwiye abantu ntidore papa kanaka. Amanuka kandi yihuta, bigaragare ko koko hari nimba ari ikintu yarabonye. Yaravuze ngo umuntu wamuhamagaye ariko nyango mbizi siko yabimbwiye. Aramanuka ajya hantu hari agakantine, ariko ako gakantine kara ko mushuti wanjye. Ntabwo arakanyo. Oya kara ko mushuti wanjye umumama ariyo twigize kubana he, ari we nagiyeho igahanga. Yego. Kara ko umumama kuko yageze igihe arambwira ati saho haba muvoma narasubiranye nande na uriya mugabo. Haba muvoma naza nkacururiza nti rwose hari n'akaryango nakubonera. Ako karyango turagenda turagira nyine aragafata aza gukoreramo. Ariko arambwira ati mimi uziranye n'abantu benshi, jyuza hano mu gihe nta kintu uri gukora tube turi kumwe nanjye nkajyayo. Naba nyine nta kintu ndi gukora nko mu rugo nkajyayo tugacuruzaga amacapati utuntu nk'utwo, nta n'inzoga zari zirimo. Yego. Iyo ashakaga inzoga yajyaga kuri ya botike yo ruguru. Iyo botike rero nicayemo niho nabonye umuntu amanuka, ariko amanuka yihuta, ariko ndamubonye mbaravuze ndishane dore aratashye ntereka ntahe nanjye mita sohoka. Hari ukuntu bakinwaga nyine ugahita wiruka kugira utabona kusohotse muri botike. Mita nsohoka ni ukuvuga ngo mu rugo aho natahaga hari inyuma y'iyo botike. Ndataha nihuta njya mu rugo. Mu gihe nyinjira muri saro gutya nicaye ndavuga ni wenda hari ikintu agiye kureba naza arasanga nicaye muri saro. Noneho mu gihe nyicaye umuntu abaramamagaye kuri telefone. Allo, nditaba. Mimi uri hehe? Ndi mu rugo. Umugabo baramwisha. Ni ngwiki? Kandi ngiye mubonye mvuye kuri botike mubonye. Ati araje hano muri iyi nzu ari kuvuga ngo uri mu nzu. Ariko habaga umukobwa twasaga pe, ariko yari munini ubona ko ari munini hasi, ari munini kabisa. Arimo yuzuye, ariko nyine ari mugufi nkanjye, ari inzobe.
tumeze kimwe. We rero ashobora kuba yaratambutse ahari aravuga turana umugore wanjye, kandi bike ko ari muri ka gakantine wa mama yacururizagamo. Agenda gutyo rero yinjira muri cya gipangu. Igipangu cyari kirimo amazu nk'aya hostel gutyo ari ku murongo. Yinjira mu muryango abonye ati ngewe umugore wanjye ndamubonye hano, mukingura sohoke. Abahungu bameze gutyo rero babasore nta kintu babitayeho. Baramuhakanira rimwe. Ubwo ni inkuru nabwiwe sinari mari. Yego. Nayibwiwe nande na wa muntu wamamagaye ati umugabo baramwishe. Jera barambwira ati umugabo baramwishe ngo inurebe. Nza niruka. Nje niruka nsanga igipangu cyuzuye abantu. Ariko bamaze guhamagara n'abashinzwe umutekano. Yego. Icyo gihe narahageze ndebye gutya haruguru wareba ukareba mbona umuntu ari kuvirana amaraso ku munwa. Koko bari bamukubise. Ariko irinyo itavuyemo ryarahongotse urumva aranakomereka. Ndavugana ahantu nago nahinjira. Ahantu niminjira ari kuvuga ngo ninge yaraje gushaka. Aragira ngo uvuye mu nzu. Aragira ngo mvuye mu nzu koko. Ahubwo nari ngiye nsubira inyuma ndagenda. Numva mfite ubwoba mu mutima ndavuga nti none muhagarara ku muhanda imodoka yitiza gutwara abantu kuko urumva bari barengeje n'amasaha y'ibikorwa. Abantu bose barabajyana na babandi bamukubise. Yego. Barabajyana. Njye ikigusetsa abantu sinarigana navugana nabo ni kwa kuntu umuntu acaho. Muvuga mwiriwe. None ari kuntu umuntu aba ari sociable muri quartier. Abantu bose bacaho bagusuhuza amakuru twumva twacurizaga hafi. Nuko. Ariko none ngewe njya guhagarara ndebe ku abantu bose batwara. We baramubwira ati jya kwa muganga abandi turabatwaye. Yego. Ngewe njya mu rugo. Ariko nanga kwinjira mu nzu. Kubera kuntu nari muzi Jera wa mugabo yarankubitaga kambwira ngo wowe nzakwica nta so ugira ngo nyokuriya ntago yakumbaza. Yego. Akabimbwira gutyo. Ngo nzakuniga umunsi ngo nguvanemo ngo ayo maso ngo wirwe ukanurisha gutyo ngo nzayakuramo. Jera nanjye yankubitaga ikintu nahishaga n'isura kuko yarabimbwiye. Dore nahitaga ngira gutya agakubita ahandi hose. Ariko mu maso nkahahisha kuko n'ibintu yari yarambwiye kare rwose. Sinje kumuharabika hano nubwo nje kuburana nawe ahubwo yari kuza akavuga ikintu cyabaye cyabaye apana ngiye kumimbira. Jera ntiyigize amfata uriya mugabo. Uko niko bamukubise urumva ahita amamagana no kuri telefone nge nari ndi hanze nanze kwinjira uyu muntu afite umujinya urumva aramamagara. Yakoraga ibintu ariko Jera ngewe kuko nayinze ibintu bimukoresha nibyo yafataga nkagira ngo nkamugirire impuhwe. Jera yakoreshaga ibintu sindi buze kubivuga hano ariko nkabona ko kuko yakoraga ikintu ukahita ubona mu minota 5 cyangwa 10 atangiye kumera nk'uwicuza. Nkabibona nanjye nkumva dusubire kuri icyo kintu cyabaye cyuko yitiranije wowe n'undi. Yego. Hari umuntu ushaka gukeka akavuga ati icyo cyo gukeka tugikoreho ugisobanure. Yego. Akavuga ati ubwo ntabwo ari wowe wari muri iyo nzu wasohokeye mu wundi muryango ukaza inyuma iyo senari ukaba uyihimbye gutyo. Ahantu rero ndi bite mbivugira byose. Aho hantu hari hostel inyuma hari hafunze. Jera nta hantu nari guca gutya. Nta naho nari guca ku muryango w'inyuma ngo ntambone. Aho hantu ni ibintu byahise binakemurikira kuko wari umuryango winjiramo gutya urumva wa mama w'agakantine we ko yari yafunze ntiyari ahari bamukubita. Rero nakaryango kari kagiyemo gutya gapangu amazi ari hano uwo muryango winjiriyemo niwo muryango wonyine wari uhari. Noneho mu kwinjira we yahingukiye kuri wa muryango ariko gwita akomanga. Yego. N'umushiti wanjye wabimbwiye uwo wamamagara mbwiye ati umugabo baramwisha. Nge none naje nturuka ruguru. Hari hafi y'iwanyu se? Yego. Ku buryo nyine wabonye ibibaye uravuga utereka ngiye kureba. Kandi baramamagaye. Yego. Ngewe umushiti wanjye yaramamagaye. Umugabo baramwishe ati umugabo baramwishe ngwino urebe. Njewe nje mbona ko kurumva harimo abantu benshi bamaze kuba benshi kuko yari imiryango igera muri 6-7 bose bahise basohoka. Muri ayo masaha 5 nabwo sari saa 8 zari saa 5. Noneho bamaze kumamagara ndigwo naje nyensanga harimo abantu benshi
ndavuga nti hano sindi buhinjire. Icyo kintu sinzi nimba abantu bacyumva ariko unyumva aranyumva. Yego, ukumva arakumva. Yego. Mimi, ariko ari naho yavuze ko wari indaya. Yagutwaye n'ubusanzwe wari indaya, mu byumvikanaga ni nkaho wowe wanamuraruye atigeze ajya muri ibyo bintu, sibyo? Nta ruhande n'uru najyaho, nanabikubwiye, ari urwe ari urwawe, buretse numva inkuru ye uko nkwiye kuyumva. Yego. Uko numva umutima wanjye ukwiye kuyumva. Bivuze ko mu by'ukuri mu byumvikana niwe wamuraruye, sibyo? Wari ni icyo kintu nabimvuze, sibyo? Wagiye no gukora uburaya muri Uganda, utumwana w'umwaka n'amezi 6. Gute? Urakoze cyane. Numvaga ntari bujye muri detail y'ibintu byinshi, ariko urakoze kunyibutsa. Aho rero kuvuga ngo njye naramuraruye, jera nabikubwiye, uriya mugabo nk'iyo famiye ndabizi ntawaza ngo amvugane mu abo bantu, impamvu nazo ndaziza, ariko nta kibazo njye nzivugira. Aho hantu uretse no kuvuga ngo naramuraruye, jera abagore yinjizaga, njye ntabwo ndi bivuga ayo mazina, abagore yinjizaga bo ubwabo barahagije. Uko kuko kumurarura rero sinzi kurarura yashatse kuvuga. None se jera reka nkubwire ikindi kintu. Uriya mugabo yavuye muri rwa rugo arimuka, sinzi nimba ibyo bintu narabivuze, ajya kuba ahandi hantu. Yego, warabivuze. Narabivuze. Ajya kuba ahandi hantu i Nyamirambo. Arahamagara ati uzi ko nimutse. Njyewe none muri rwa rugo kangaruke ku kintu, umumama waho, umubyeyi waho, yego, ni imfura cyane. Yajyaga arambwira ati ntuzinjire muri iriya nzu, kuko habaga uwo mugabo, uriya mugabo yabanaga n'undi muhungu ari babiri, ariko inzu ari ura wayikodesheje. Uwo mama kanambwira ati ntuzinjire muri iriya nzu hatarimo abandi bantu. Ibyo bintu yarabimbwiraga. Jera nari ndi umwana, reka nkubwire icyo gihe nari ntaramenya ngo ibintu ngo se mvuge ngo nagiye hanagiye, oya nari narabimenya pe. Nari narabimenya. N'uwo mama akambwira ati Mimi ntuzinjire muri iriya nzu nta wundi muntu muri kumwe, cyangwa kanaka kwa kunda bahari. Hari ukuntu yagiraga off, hari kabaga ari nko kwa kane akagira off, ariko kuko yagiraga off twese turi nko mu rugo twabaga twicayeyo twese. Ariko uwo mama akambwira ati ntuzigere winjirayo, bya midi byo kugirira igishyika umwana w'umukobwa uturanye na geto z'abasore. Yego. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Watubwiye ko uretse gato wari ufite imyaka 15 agutera inda. Yego. Urumva yigutera Nyamirambo mwarimutsaho. Yego. Icyo gihe muri iki gipangu ho mwamenyanye ufite imyaka ingahe? Ubwo nari muri 14. Yego. Ni 14. Kuko hashize nk'umwaka mbaho ngaho hari muri 14. Nujuje rero 15 aribwo yahitaga yimuka, ari nabwo njyewe najyaga kumureba hehe i Nyamirambo. I Nyamirambo nagiye kumureba icyo gihe bari no kutubwira ngo tugiye kwandika igitabo, nikaga ibintu bya hoteleri. Noneho hari ukuntu uhitubona nta muntu uribuza amafaranga, cyo genda namuhamagara. Hari n'umushiti wanjye twajyanyeyo, ariko sinshaka kumuvuga wenda hano. Njya kumureba je no ibi bintu dushyireho n'umucyo. Icyo gihe nagiye kumureba, njyewe ari njye wamwihamagariye musaba iki amafaranga. Arambwiye ati uze kuyafata. I Nyamirambo niho yaratoye. Mbwira umushiti wanjye hari ukuntu ugira nk'igishyika, ati wajyana wakwitwaza uyu muntu kwenda hatagira ikintu kibi kibaho gutyo. Njyana n'uwo mushiti wanjye, twaraniganaga uwo mushiti wanjye. Noneho turagenda, icyo gihe tugerayo babana nyine wa mwana wireze, navuga ngo narireze reka, kuko sinakuze ngo mbona papa cyangwa ngo mbe kuri mama ibihe byose. Yego. Njyayo njyanye na wa mushiti wanjye, dusanga yatetse, dusanga hari inzoga yabaga yitwaga nimba ari Uganda warage. Yego. Uganda warage. Dusanga yayiguze. Noneho hari ukuntu wajya gusura umuntu kamitenwa no ku mazi. Noneho adusukira hari uturahure dutoya. Yego, twarikeri. Umuntu agahita avuga ngo tujye kunywa shoti. Turanywa
ariko ngewe mera nk'umuntu ucitse intege. Kwa kundi usinzira, kwa kundi usinzira uko nagasinziriye ngewe naryamye aho mu gitondo nsanga umushuti wanjye yagiye nsanga ni ngewe muri iyo nzu njyenyine, ari naho hantu yanereye ndagera. Buriya cyo gihe naraje sinajya muri detail, ariko ngewe kuko naravuze ngo si ubwa mbere ngewe ibyo byari bimbayeho, ntabwo nagiyeho ngo njye kurega cyane ko atari yamfashe ku ngufu ngo mvuge ngo ni ku ngufu, ariko yanyweye ngewe yanteye inda nanyweye inzoga, kuko ntabwo nagize ubwenge bwo gutaha, nari mfite aho ntaha. Wa wundi aramwohereza yagize ubwenge bwo kutegera wa wundi moto, ngewe wansigarana aho ngaho. Mu gitondo nisangaho. Ubwo ibyo sindi bujye muri detail, nibwo natashye nyuma nza kumuhamagara. Mu by'ukuri ntabwo twakundanaga Gera, abantu bakaze kubeshya. Yakwishyuraga ishuri nkande? Ntabwo yanyishyuriye ishuri, mva kuntu byari bimeze. Yari wa muntu nshobora guhamagara nkamubwira ni uziko ngiye kubwirirwa, akanyohereza 5,000. Ndashaka amafaranga yo gusuka gutyo. Ukabimwaka nkande rero? Reka nkubwire impamvu nabimwakaga. Ndi wa mwana wireze, urabizi nta muntu mfite ndi bubaze. Mama urabuze ubuzima yari arimo narabivuze. Wahitubwiye. Yego. Njyewe nari meze nk'umuntu ubimwaka kuko nzi ko yabimenyereje. Urumva yatangiye kuma amafaranga akiri hahandi mu gipangu arabimenyereza, nagira ikintu umwaka akakima. Urukumva? Akabiguha nta kindi gikurikiraho? Yabanje kujya bima Gera, yabanje kujya bima ngewe akama amafaranga, uri kumva? Ariko nanjye nk'umukobwa icyo gihe kandi rero nari narakuze ku rwego numva ko nubwo ayo mafaranga ndi kuyahabwa ariko nzayishyura. Icyo kintu nari nkizi, nari nkibitse mu mutwe. Nago numvaga ngo nkuko navuze ngo tonto oya, numvaga ko ayo mafaranga ari kuma hari igihe kizagera nkagira gute nkayishyura. Ukayishyura mu buryo nyine turi kumva. Yego. Ababyumva arabyumverega abantu ni bakuru. Twabyumvise. Ubwo buryo umvaga ko ugomba kuzayishyura muri ubwo buryo? Nari mbizi rwose kuko ku myaka yanjye icyo gihe nago navuga ngo nari isugi. Jewe nago naje hano ngo mvuge ngo uriya muntu oya, nago nari isugi. Ariko ni kwa kundi uba warabonanye n'abantu b'abana, ntago nari narabaye indaya nkuko yabivuze ngo yo ku muhanda yararengereye. No Gera, ntago nigize mbindaye ku muhanda, kandi n'ababibaye nabo buri bafite inkuru yabo, bafite n'impamvu zabo. Ntago ndi buba judging, ariko ngewe naje hano mvuga ko nari wa mwana wireze kandi wakuze mu mutwe, nzi ko ikintu ndi bukore gishobora kungiraho ingaruka. Ibyo bintu nari mbizi rwose, nari mbizi cyane ko ayo mafaranga ari kuma afite ikibiherekeje inyuma. Amafaranga akayama gutyo. Icyo gihe rero nibwo yanteye inda, nza kumureba Nyamirambo. Anteye inda ndamuhamagara, ndyamye, ndamubwira nti waneye inda. Ntago yatinze kubyumva. Niko yahitaga ambwira ati inda ntuzayikuremo, yego tuzabana. Narabivuze muri detail uburyo twabanyemo. Eka ntengera ku kantu ko kujya Uganda rero. Yego. Kujya Uganda nari ndi mu rugo, ariko amazi iminsi ankubise. Yarankubise ankubita mbana na musaza wanjye, ntago nzabyibagirwa. Musaza wanjye bari bana Musilamu, ariko hari ukuntu Musilamu umuntu ari mukuru akarwara akaremba. Yego. Murwaje ankubita, musaza wanjye atari bubashe no guhaguruka ngo ajye hagati yanjye nawe, byibuza avuga ati have. Yavugiraga aho yicaye avuga ati have. Arankubita Gera, arankubita. Ubwo sindi bujye muri detail ya byose. None nayo ndavuga nti nabaga numva nta hantu nabaga mfite ngende buhungire. Ibyo bintu birarangira, ndaryama. Ari ukuntu yankubitaga bagahita afunga akagenda akabazagaruka nk'ejo. Ndaryama n'abana icyo gihe mfite abana bato Gerard, bakarira, umwana akicara mu ntebe bakarira. Abana banjye ibyo ntago bijya bibashira mu maso. Nizi saha hari igihe umwana muto twicara, uwo nguwo avuga mutoya ngo w'umwaka n'amezi 6, akambwira ma uribuka papa gukubita igikuta kikampanukira, nago ajya byibagirwa. Yakubise umugeri ku cyumba, ari inzugiro ziba zidakomeye,
igikuta cyo ku rugi kirahanuka kigwa umwana ku mutwe yego gitoya ariko ntago yababaye nyine byo kujya kwa muganga, ariko iyo shusho ntago ajya yibura nyine. Ibintu tubamo bizajya bigira ingaruka ku bana, iyo shusho ntijya imuvamo uwo mwana. Aho hantu rero mbibwira inshuti zanjye, ndabaganiriza. Nari mfite abashuti banjye 3 nganiriza, dukunda kuganira, njya kubareba ndabibaganiriza. Barambwira ati bimi tugufashe iki? Tugufashe iki ko Dudose azakwica? Imana mbere ko bamuvuze no mu mazina, urumva? Tugufashe iki ko azakwica? Barambwira ati hari umushuti wacu uri Uganda, Imana imukore dashira yarapfuye. Ati aba Uganda kandi afite umugabo uba muri Amerika w'umuzungu, ati kandi amwohereza amafaranga yo kwishyura inzu aranamutunga. yego Ati bimi waretse tukajya Uganda ahantu utazongera gusubirana n'uyu mugabo, kuko iyo ugumye mu Rwanda tujya kumva tukumva ngo mwasubiranye. yego Barambwira ati ngwino tugende. Jera umutima uranjye nakundaga abana, yarabivuze ko akundaga abana pe. Njyewe nakundaga abana ku rugero numvaga nabapfira nkavuga nzaguma hano kugeza igihe. nawe yarabyemeje ko akundaga abana, ahubwo byamutunguye. yego Numva umutima urandiye, Jera ndavuga ndasiga abana banjye. Umwe yarafite ntabwo yarafite umwaka n'igice, nta nubwo yonkaga. Umwe yarafite imyaka 3, undi afite 5 kuko barutanwaho imyaka 2. ntabwo yafite umwaka n'amezi 6. Oya yarafite imyaka 3, undi afite imyaka 5, barutanwaho imyaka 2. Hara yarabeshye cyane. Abana umwana w'umwaka n'amezi 6 aba ari wa mwana anijya abagikambakamba, aba ari bebe nyine, aba acyonka. yego Ntabwo nari gusiga umwana wanjye acyonka, kuko ikintu cya mbere ku isi napfira n'abana banjye. Abantu banze baranzi ku bana. Noneho hari akantu yavuze mise nibuka ngo nihakana abana. Jera umuntu wese umenye na kwa kundi umuntu mu muhanda ashaka kukubona akaba yakubaza amakuru, njye mpita mubwira ngo mfite abana banaba, sinjya nihakana abana banjye. Abantu banzi barabizi, sinshobora no kwihakana abana banjye. Abana 5 uko mbafite ubu ngubu sinshobora kubihakana. Nicyo gihe mfite 2 sinigeze nihakana abana banjye. Nabyo yarabivuze ngo nihakanye ngo abantu bari bazi ko nta bana mfite. Ntago nigeze nihakana abana mu buzima bwanjye. icyo gihe ugiye muri Uganda uza kugaruka ariko umva ikintu kuntu byagenze. Abo bashitanye barambwiye ati tugende n'ubu utari mu Rwanda ntago azakubona ngo akugarure. Ati kuko buri munsi tukugira inama ngo mutandukane waratunaniye. No ubwo barambwira ati wowe isaha iyi uze bigende gutya na gutya tugende. Jera nafashaga kapu nshyira mu twenda dukeya, urumva? Iyo shusho sinjya nyibagirwa. Abana umwe yarahagaze umukuru ku ruhande gutya rw'igikuta cy'umuryango, n'undi ndababwira ngo ngiye kubazanira biswi. Umukuru mama kujyanye imyenda, sinshaka kurira naho yimunarize hano bavuga ngo Mariya y'abagore. Ntabwo nshaka kurira. humura mimi humura rwose. Umukuru arambwira ngo mama kujyanye imyenda. Jera amarira nza mu maso, nekezo ngiye kwambuka nibwo bwa mbere ngiye kuva mu Rwanda. Bintera ubwoba ariko ndatitira ndavuga nafashe umwanzuro ndagenda. Nimba ndi kureye ntago tuzahita twongera ngo dusubirane. Jera ndagenda dufata imodoka ya 12 nabo bakobwa 3. Turagenda duteza imodoka Nyabugogo. None iki gihe tugeze ku mupaka hari ibintu byo gusubiza abantu inyuma. Hari ukuntu wageragayo sinzi ikibazo cyakiri Uganda, hari ukuntu wageragayo bagahita bavuga ngo harabo ari busubize inyuma. Sinzi ibibazo byari biriyo. Turahagera baravuga ati dutatane, buri wese atatane ku buryo batarimenye ko turi hamwe. Tuvamo twese bagenda kutugenda nyine ku boda baradusaka. Na byangombwa bintu nari mfite uretse indangamuntu ndayerekana. Barambaza ugiye henge gusura shangazi wanjye uzamara igihe kingana te ibyumweru 2. Mbona barandikuye baragiye, ariko nkabona hari abandi bicaje bo bagiye ngo kubasubiza inyuma. Kavuga mana nibansubiza inyuma namaze no kuva mu rugo, duraha amasaha ageze bwari bumaze kwira, already yamenye ko nagiye. Kuko hari ukuntu ngo uhamagara umuntu uri Uganda wageze mu gice cya Uganda bakakangura kurwaho 20. Yari yamaze kumamagara yabyumvise, nanga no kumwitaba. Ndangije numva ubwo buranshye ndavuga naranyica nsubira mu rugo, ariko nyembona
barandekuye turagenda dusubira muri bisi ijya hehe Uganda. Tugeze Uganda Jera ntago naryamaga, yaravuze ngo namazeyo ibyumweru 3 nandi icyumweru namazeyo. Ntago naryamaga, nararaga mvuga umwana wanjye meze ate, nkibaza kana kameze gute, ubwo sinshaka kuvuga amazina y'abana, nkavuga abana banjye bameze gute, nkumva umutima urandya. Noneho barabibona babana b'abashuti banye na wa wundi twagiye dusanga yari afite umugabo w'umuzungu ariko batabana wo mukodeshereza. Baravuga ati Mimi tumushakira akazi kazamugira bize bituma adatekereza ku bana, kuko Mimi n'abana ni ibintu bibiri bitatandukana. Bahita bahamagara umuntu bari baziranye aho ngaho Uganda, anshakira akazi mu gitondo njya mu kazi ariko n'abantu dukorana twe dufite umubosi w'umunyarwanda, iyo salo yari n'ubundi y'abanyarwanda bazamo na boss ari umunyarwanda. Akajya ambwira ati Mimi ko mbona gukora nk'umuntu utazi cyakuzanye, ariko umutima wanjye wabaga uri he ku bana. Reka rero nicare hashize nk'iminsi 3 bambwire ngo abana bawe bari kwa kanaka, bambwira ahantu bari. Numva umutima urandiye. Noneho bukeye bwaho n'ubundi nimerera amamagara nitabwa n'umwana wanjye mukuru. Arambwira ngo mama ngo kuki wadutaye. Yego. Jera nahise nkuramo imyenda. Nkuramo imyenda y'akazi. Twambaraga utuntu ututaburiye. Nahise nkuramo taburiya, mbwira uwo muntu ndamubwira nti ngiye mu rugo ntabwo meze neza, nzagaruka ejo. Arambwira ati amafaranga wakoraga ujyana amafaranga pana ngo ukwezi, oya uwo munsi urayatahanaga, uyu munsi nta muntu wakoreye n'ibiki nta kibazo, ndabahamagara nti munyishyurire moto. Ngiye Uganda sinari nayizi, noneho sinari nzi n'urugande, iyo najya gutega moto narahamagaraga abo bandi akaba ari bo bavugana n'umumotari, bakamubwira hangeza neza. Ndatashye ndababwira nti ngenda afata imodoka ya ninjoro, mamagara uriya mugabo ndamubwira nti mbabarira unyoherereza itike mve hano hantu. Jera arayohereza, nago ngiye namubeshyera, yarayinyoherereje. Ndatega niya ninjoro, nageze inaha mu gitondo njya kuzana abana banje aho yari yabajyanye. Yarabivuze ko hari aho yari yabajyanye, ndagenda ndabazana ndagaruka. Nuko nagiye Uganda, ntago nagiye Uganda unambashije ngo Uganda imeze ite, ntago nabimenye kuko navuye aho hantu njya mu kazi. Nta kabari ka Uganda nigize njyamo, ntabwo yarambeshyeye. Ikindi kintu yambeshyeye ariko bana nako reka kujya mu bintu byinshi, ariko Jera unasobanura ukuntu wamutaye ari mu bitaro. Ndakibutse ikintu ngiye kuvuga, ndakibutse. Yaravuze ngo namutaye ari mu bitaro, yarakoze accident. Jera maze umwaka urenga utarigeze unagira mu bitaro aho arwariye. Jera reka nkubwire ikintu yavuze ngo kikambabaza. Ngo namusuye rimwe, uriya mugabo akora accident, bahamagaye umugabo ubu uwo turi kumwe. Umuntu yaramuhamagaye wari uri muri izo nzira zo ku Kinamba, aramubwira ati bwira Mimi nimba hari umuntu wo muri famille zo kwa kanaka afite namuhamagare, akoze accident kandi ikomeye. Umugabo ahita nsanga mu nzu, nayo ndi mu nzu mfite umwana w'amezi 8 gutyo. Yego. Ati yakoze accident wobana n'uyu mugabo mubana twaranabyaranye, deja waratandukanye nawe. Hari hashize imyaka 2 dutandukanye. 2 dutandukanye, yibana nge mbana na wa mugabo utubana uyu munsi mubana. Yes. Yego. Ni nawe waje mu nzara arambwira ati akoze accident, hamagara iwabo. Mpamagaye n'umuntu w'ubu babana nsanga yabimenye. Usyo nakoze navuze nti nge nashatse umugabo, ntago ndi bite ngenda direct muri iri joro yakoze accident ari ninjoro. Ibyo byose nzamugeraho ejo. N'ubundi bamujyanye kwa muganga. Cyokoza nahamagaye hari musaza wa mama, ndamubwira nti mbabarira wiruka kana kakoze accident, ugenda urebe ukuntu bimeze, kuko bambwiraga ko bikomeye. Yahise agenda agerayo nawe yavuye, kandi yaravuye ahantu bita Nyabyondo, urahumva? Ndahumva. Niho yaraturutse. Ndambwiye ni mbabarira nimba ari nitike ngewe ndayiguha, ugenda urebe. Bambwiye ko akoze accident ikomeye. Nari mfite umwana w'amezi 9 hafi 8
9 gutye yaronkaga ntabwo nari kumuta mu ijoro cyangwa umujyane mu bitaro, murabizi ntabwo nta byemewe. nubwo bye kugaragara neza Yego. no ku Mu mugabo. gitondo saa 11 nari ngeze CHK nje kureba umugabo. Kuhagera nsanga nyine ari muri la situation, ariko ameze nk'umuntu nyine, urumva umuntu wabaye kuriya ntabwo yari ameze nk'umuntu wumva neza, ariko mpajya ari kuvuga ngo igice cye cyo hasi ntabwo ari kucyumva. Urumva yumvaga ko nyine yangiritse, ati hasi sindi kuhumva, ariko ngiye nkumva ko biri bukirejera. Ntabwo nari nzi ko nyine numvaga ko ari accident akibabaye. Avuga ko ngo wumvise ko ngo atazakira ufata icyemezo cyo gukuramo akawe karenge. None se akarenge kari karimo gute? Kandi nari narabanye n'umugabo dufitanye n'umwana. Ngo wakoze n'ubukwe ariko ari mu bitaro. Impamvu nakoze ubukwe rero, nasabye umurenge atarakora accident. Urabona hari ukuntu umuntu ajya kwandikisha umurenge. Nagiye kwandikisha umurenge ntwite. Ntwite. Yego. Ariko nandiki utwite ubana na wa mugabo. Mbana na wa mugabo. Yego. Ariko mfata itariki, hari ukuntu bakubwira ngo ihitiremo itariki. Mfata itariki ya nyuma narabyaye. Yego. Noneho accident nge narabyaye n'umurenge narawandikishije. Ese Jera uri umuntu reka nkubaze, nari guhagarika umurenge kubera ko umugabo twabyaranye yakoze accident kandi twaratandukanye? Ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo. Ikibazo we uko mbyumva nuko nabyumvise mu kiganiro, nuko uwamutaye deja umuta uhita ujya gukora ubukwe bitewe nuko ubona ko atazakira, kandi twari twaratandukanye. Icyo kirasobanutse. Nicyo ndi kukubwira ngo njyewe yakoze accident hashize imyaka 2 dutandukanye, naranabyaye. Icyo kintu abantu bacyumve. Ntago namutaye, ntago nigeze mutango ngo yakoze accident ngo ndamuta. Ikindi yavuze kikambabaza, Jera yaravuze ngo namusuye rimwe. Nese buretse gato, icyo gihe se wabanaga n'umugabo bizwi ko ubana n'uwo mugabo? Byari bizwi nawe abizi. Waranamusezeyo mwaratandukanye? Yarabizi pe. Kuko yanamamaga atarakora accident. Kuko urumva ntago wajya guhamagara umuntu ngo mwatandukanye. Ariko abantu hari ukuntu ushyira kuri stati, abantu bazi wa mugabo bakamubwira ati uziko kana kayabyaye niwe wanyihamagariye ngo ariko wabyaye. Uri kumva? Nari ndi kumuhima niho nabyariye. Ndamwitaba ntiyego nabyaye ngo ubusabana banjye bari kumwe nande. Umva ikibazo yambajije, ni se uyobeye ko mbana n'abantu? Ni wowe ise urumva n'abana be twarabanaga. Ngo ubusabana banjye bari kumwe nande. Namwe nse simbana n'abantu, nari wajya ureka kumera gutyo. Nari kubazana nabo kubyara se. Icyo gihe mitana namukupa. Yabamaga yari muzima atarakora accident. Nabyaye ku muhima. Ariko mbaza ngo abana be ngo bari kumwe nande. Nari maze iminsi 3 kwa muganga. Nabyaye ku munsi wa 3. Ariko mbaza ngo abana bari kumwe nande. Ndamubwira ntimbana n'abantu bari kumwe nabo mu rugo nkuko bisanzwe. Icyo kintu yarambeshyeye. Jera ntago namutaye kuko yakoze accident, nari naratandukanye nawe, naranabyaye mfite uruhinja rw'amezi 8. Yego. Icyo kintu abantu bacyumve neza. Kuvuga ngo nanamutaye ngo kuko ngo nabonaga ngo ibye byarangiye. Jera wakwereka abantu nahamagaye mbaza ikibazo cy'uramugongo. Abantu sinabahaga guhumeka. Buri kanya nabaga mpamagara. Uwo nzi w'umuganga nkamuhamagara, uwo nzi wakoze mu bintu birabe. Hari ukuntu umuntu bajya kumubaga mituweli, ahantu bari kumubagira kuri mituweli bigasaba ko hari ahantu babohereza nihehera. Hano mu mujyi ndahibagiwe kugira ngo ibyo bintu babyemeze ko bigomba gukorwa kuri mituweli. Yes. Yego. Nkahamagara abantu bose, ahantu hose nkahamagara hashoboka kugira ngo ndebe ko bamubaga akongera kumva nyine agatambuka. Kuko ntago yatambukaga. Jera nabyirutseho mwirukaho kwa muganga ni gahini. Nafasha abana. Mbana n'ura mugabo. Umugabo aranyemerera ati shyira abana papa wabo. Yego. Ndabafata ndabajyana njya kumusura. Uzarebe kuri profile ye ifoto iriho. Ni ngewe wayifotoye namushyiriye abana gahini. Naramusuye hahandi umugabo yageze akambwira atari ko ibi bintu ko bimaze kuba byinshi. Suko yangaga ko wenda namugeraho.
cyangwa najyana abana ngira aho mbwira famiye ye ni noneho nazajya akenera kureba abana ko yamaze iminsi mu bitaro muzajya umbwira mbahe murumuna wawe cyangwa mushiki wawe aba ari we bajyana ngira aho nkajya nteka ibiryo nkabiha motari kugira ngo ngewe ngume mu rugo nkabyohereza aho hantu naho nahakizeho ikibazo ndavuga ariko umuntu ni umuntu isaha n'isaha umuntu arahinduka ariko nta kibazo uri kumva naramusuye kwa muganga ndamusura hagira ikintu ntabwo ndi bujye muri detail kuko nanjye bushaka kongeraho ingaruka mugani w'abantu ariko nakoze ibishoboka njye nari nshoboye yego ukumva ariko kumva ni byinshi arangije namo n'abana Gera kuzana abana ngo bakora ngo nasambaniraga ngo ndyamanye n'abana uriya mugabo aranarengera Gera ikintu cyose ntabwo umuntu ngewe umwana aba ari ikindi ngewe ntabwo naje hano nigira marayika ntabwo naje mvuga ngo umugabo ngo yari amemukiye no naje mvuga ubuzima nabayemo kugira ngo hagire umuntu unyumva nza kugira ngo mbone abavandimwe n'inshuti banyumva Gera niyo baba babiri nina nakubwiye ko nakunze ukuntu utigeze marayika yego watubwiye ukuntu njya gucaga inyuma ukabutereka nanjye mu basore njye kunywa inzoga njye kujya gutya nta muntu upfa kuza ngo avuge ibyo bintu muri komantere ntabwo bigeze gutuka yego pe bavuze uyu mugore avugisha ukuri twamukunze sibyo uko bari bagukunze muri komantere nanjye nuko nguko nawe mbikubwiriraho yego wari wabimbwiye unakunze ko utigeze mutagatifu utigeze marayika sibyo ibyo ngibyo nari nabikubwiye ibyo ni ibyabayeho sinjye kuvuga ngo ndi ku ruhande rwawe cyangwa ndi ku ruhande rwa Dodos sibyo nta nubwo twifuza ko ibintu binarangirira ahangaha yego birangire kabisa birangira ahangaha nuko nguko nuko wenda dusoreze ku kantu ahantu yavuze ngo umugabo ngo yajyaga asanga ngo umugabo turi kumwe ubu ngubu mu rugo yego ako kantu nako ndashaka kugashyiraho yego ndashaka kugashyiraho umucyo uriya mugabo yageze igihe Gera akajya yanga guhaha abantu babizi barabizi si yavuze ngo yakoraga amafaranga menshi urebye inzu twabagamo Gera wavuga se uyu muntu yarakoraga amapirave bagiye baduha kubera kwanga kwishyura inzu twabaye mu nzu twe nta nzu twabagamo amezi 3 bagahita batubwira ati rero bakambwira ati mugabo wawe oya ntabwo byakunda bagahita baduha pirave noneho yageze igihe yanga guhaha icyo gihe arabyanga pe ariko tukaba twaravuganaga si wibuka ukuntu ahuye ngo yanyetse nimero tugiye muri guma mu rugo ukuntu ngo tujye tuganira nimero yanjye yarayigiraga aza kujya nsuhuza abana bava ku ishuri narabivuze akababaguriye ji bakanje bakambwira ati iji ni kana kwituguriye yageze igihe umugabo uwo munsi ahamusanga umugabo naramubwiye nti sha none bimeze nabi na saa sita abana ntibava ku ishuri niba ari burye arambwira ati rero ndi mu kazi kenshi ndaza kukuvugisha birinda bigera nko mu masaa 8 saa 9 abarambwira ati rero kuguha 5,000 ejo ukongera ukansaba yandi ntacyo byaba bikumariye Gera nagiye kubona umuntu umugabo arajya ahaha yari afite imodoka uwo mugabo arajya arahaha ashyira ibintu muri buto aranzanira azana umuceri azana amavuta azana ibirayi arazana bishyira aho ngaho azana na coca icupa rya coca ndisangira n'undi mwana w'umukobwa twe turi kumwe icyo gihe yinjiye turi kumwe iyo coca ndabyibuka neza cyane n'uriya uwo mugabo n'umushiti wanjye umwe turi kumwe iyo coca yarazanye ariko azanye na bya bintu ese Gera umugabo wazaga agasanga ibintu biri mu rugo yaraje asanga ibintu biri mu rugo icyo gihe ntiyambazaga ibintu byavuye hari ukuntu umugabo ashaka kukubaza se ko nta mafaranga ugira kudakora ibi bintu ndi kubona hano mwe mwatangiye gukundana twaravuganaga ariko ngewe nkamubwira story yanjye watubwiye ko wumvaga wishimye iyo wavuganaga n'umusore kuko nkamuganiriza akambwira ati se bimeze bite gutyo ni nayo mpamvu namutakiye mubwira ni noneho ndabona abana batari bubona ikintu barya bavuye ku ishuri waravuga ati ntabwo wigeze ukundana nawe uri kumwe n'uriya mugabo oya ariko ntabwo nahakana ko twaravuganaga pe
twaravuganaga akambaza amakuru nkamubaza amakuru. Hari ukuntu yakoraga hafi y'ahantu twabaga agaca akampepera agaca akavuga ati baguha akantu urumva, agakomeza akagenda n'abandi basore. Yewe nzi n'umukobwa bakundanaga kuko bakundaga gucanaho saa sita bagiye kurya, habaga resitora aho hafi. Njye tuvugana bisanzwe aho rero mutakira mubwira nti ndabona bimeze nabi, nibwo yakamahira azana ibintu. Uwo munsi arahamusanga, yavuze ngo yamusanze inshuro nyinshi, yahageze rimwe mu rugo azanye ibyo bintu. Uriya mugabo sinzi, nago nje hano kuvuga ngo yararengereye n'uburenganzira bwe, afite uko icyo yaragamije wenda agenda kigereho, ariko ikintu cyose yagiye abeshya mu mutima we, ngewe nawe tuzi ukuri kurusha abandi bantu bose twaba turi kubibwira hano kuri kamera. None se umugabo wawe uyu muri kumwe yafashe gute by'ikiganiro cy'umu ex wawe? We nyine yarumiwe, we yarumiwe. Cyera hari ukuntu umuntu uba waramuganirije ubuzima bwa mbere yuko munabana, ukamubwira ngo ibi n'ibi, hari n'ibyo yabonaga. Navuze ukuntu yigeze kudusanga ku muhanda nyina muri umuna wanjye, uriya mugabo yatubwiye ngo tugende, adusanga ku muhanda arambwira ati se yabirukanye se? Yego. Ariko avuga ko murumuna wawe na musaza wawe yabafashije kugeza naho ashakira akazi musaza wawe. Yabafashije iki se? Uza aho ngaho ukuntu byagenze se? Murumuna wanjye nta kintu yamufashije, nta na kimwe pe. Musaza wawe ariko aramufashije. Niho njye kugusobanurira. Umusaza wanjye urumva nahoraga ari ibintu mubwira, yakoraga akazi kano bambika amapine yego ku masitasiyo gutya. Nkahora mbimusaba, wambabariye kubona musaza wanjye adakora n'ibyo byose, cyo koza ndamwinginga aramwinjiza. Icyo kintu yaragikoze pe. Ngewe ntago nzaza hano ngo nigire umutagatifu cyangwa nigire ngo abantu bambone neza ngo cyangwa batere comment nziza. Umuntu nyine abafite buri muntu wese uko yumva ikintu. Nuko kuntu byagenze. Nibyo iyo bishaka wari kuza ukavuga ko wari marayika. Yego, yaza kunyomoza nanjye nkavuga nti sinzasubirayo. Kuko ikiganiro wakoze bwa mbere rwose nahamya ko utivuze neza pe. Wanivuze nabi ku buryo mvuga nyine ushaka kwerekana ko nyine wakundanaga n'abandi, unywaga inzoga kandi ufite umugabo, juste uvuga n'impamvu zabyo. Yes, jera uriya mugabo yavuze ngo yaramfashe, ntigeze amfatana na rimwe n'umugabo. Ariko ngewe hano turi Remera, ngewe umuntu yaramamagaye, arambwira ati umugabo ngino hano mwereke ahantu mubonye, hano Remera muri rompwe urahabona urenze ku gishusho ni hehe. Jera ngewe uriya mugabo umufatana n'umugore bari gusohoka muri lodge, mbaturuka inyuma, none bwari bwije. Ndafotora, urabona ifoto yari ukuntu hazamo umurabyo. Uwo mugore bari kumwe, ukuboko kwe kurimo hano tubana, kurimo gutya, umugabo afite n'icupa mu ntoki, bari gusohokamo. Mbaturuka inyuma ariko numva ubwo buranyishe, fotora n'igihu nyine kwa ndubutitira. Ndafotora ariko ndavuga ni Imana yanjye, noneho mbonye ikintu kizatuma abantu banyumva ko nahuraga mbabwira ndi banyumve. Hari ukuntu ubwira abantu ntibakumve, bakahora bavuga abagabo sinzi ukuntu babafata, abagabo ngo bahora bari mu kuri simbizi. Ndafotora n'igihunga cyinshi, mfotoye uwo mugore ahita abona umurabyo, awubonye ahita ahindukira ngo urafotora abantu nta burenganzira babasabye. Ariko kuko numvaga ko nanjye nta cyari buntware, ari kumwe n'umugabo tubana, nahise mpagarara ndabareba gutya. Umugabo abona ko ari ngewe, ahita amwirekuza arambuka. Jera nanjye mpita niruka, uzi ikintu nakoze? Numvise ubwa bunyishe, nagiye mu rugo mfata imyenda yanjye, mpeka umwana ku mugongo, mpita ntega moto, nyine nafashe ibintu bishoboka, ntitira ariko ntitira. Ngewe icyo gihe naramufashe ku kinamba, naramufataga. Hari umuntu nuko ntamuzi, umuntu wanditse comment aravuga ngo Dodo ngo wibeshya, ngo Mimi waramuhemukiye, ngo uhemukira n'abana, ngo nawe urihemukiye, ngo utisize, ngo abagutangira ubuhamya n'inda yazo ku kinamba. Ntabwo navuze ukuntu yashingiye umugore ku kinamba business, wari ufite restaurant. Ibyo bintu byose bikangeraho. Jera kubera abana banjye ndavuga ni nzakomeza kuri iki kintu. Abana avuga ko bamuhaye muri situation mbi, arwaye kuriye. Ubizi ko
atunzwe na murumuna we. yego Yego. nicyo nacyo ndakivugaho kugira ngo umuhe bari abana ntabwo ari uko bari abana bari babuze sinavuga umugabo nubwo adakora akazi kagize wenda ariko ntabwo twaburara nta nubwo abana bigeze baburara nta nubwo bambaye ubusa yewe muri duke yarabambitse yaravuze ngo nta musore ngo wagukundira abana jera abantu beza baracyariho nta nubwo bazigera bavaho abantu beza bariho abantu bajya babimenya abantu benshi bashaka kuba babi ariko abeza bazahoraho uriya nawe rero ari mu beza ngewe nabonye uriya mugabo uwo mubanda yego kuko yandwanyeho andwanaho n'ubarandwanaho abana ntibigeze bambara ubusa abana bize mu kigo cya prive ari uriya mugabo bigizemo uruhare uriya abana aho babaga biga mu bigo bya leta nta nubwo yarazi ngo inzira iva hijyahe bize n'icyongereza baza abana banjye n'utwo duprive uriya mugabo yagiye yishyura dutoya ariko akaba ari prive icyo kintu uri kucyumva rero yavuze ngo namuhaye abana nta nubwo uriya mugabo yambwiye ngo reka fata abana bawe bajyane no ntabwo yabimbwiye ngewe ubwanjye nariciye mbona situation iriho ubukungu bwawe bwarasubiye inyuma nta nubwo reka twara abantu ngo turabakungu turi ba bantu basanzwe jera bataburara ubukungu bivuze iki imitungo yego ndicara mbona situation umugabo arimo ntabwo ari nziza akazi gasa nkaho kaba gake yego noneho wumve kuntu uriya mugabo Imana imubabarire ariko mwana we wumve ni ibintu njyewe naramuhamagaye mbere y'uko nanajyana abana naramuganirisha uganiza umugabo wawe uriya papa w'abana ndamubwira nti ubwo mbere yabanje kumbwira ngo iwabo bagiye kumwohereza icyangugu cera numva ndavuga ni noneho aba bana bazabona papa wabo guteye umuntu bagiye kujyana icyangugu ameze kuriya numva n'umutima uramagararanye ariko numva byavuyeho noneho ngo arahagumye arambwira ati rero uzame umwana muto tube turi kumwe hano urumva muri buriya buzima bayimakereye umuntu umubana iruhande cyangwa akabona n'uwo mwana ndavuga ni nta kibazo icyo gihe ndamwohereza uwo mutoya ari we ugize gute umunsabye mbiganira n'uriya tubande abantu rero uwaba noherejeyo umwana yabinsabye arambwira ati nta kibazo ngumana n'umukuru noneho umukuru kugira ngo agendeyo nararebye mbona nyine ntabwo bimeze neza mu rugo hari ukuntu ureba situation yego njyewe aba n'ibyo ubyiganiriza ndavugana ariko n'uyu nguyu wamwoherezayo ko mbona bitameze neza mu rugo hazagira igihinduka n'ubundi ahagiye ni iwabo kwa papa yego ni kwa papa se wabo yego n'ubundi ko mbona bitameze neza kandi ari ukuntu umugabo urumva nubwo aba yakurwanyeho ariko ari igihe ubona imvune ye yego ndi mu rugo ubu ngubu mfite abana b'amezi 6 bimanga bakiri batoya yego yego bimanga noneho batatu yego n'umukuru kuri izo manga ni muto n'abana bakeneye kunywa amata abo babiri bakeneye amata kandi atari makeya ndavuga ngiye niganirije nta muntu ngiriye inama n'uyu mukuru wamwohereza biragabanya byibuze hari charge zagabanuka suko nari nyobe situation papa wabarimo ariko mu by'ukuri nanone narinzi ukuntu babayeho yego uri kunyumva neza ndanabimuganiriza ndamubwira nti rero n'umwana mukuru ngiye kumwohereza turabiganira gutya na gutya dore hari igihe bigenda gutya na gutya sinshaka kujya muri detail arambwira ati nta kibazo ati se ko nyihari bataranjyana wakohereje umwana ari nabyo naje mvuga ubushize ntimbonye ikintu cyo gukora abana banjye nabagarura yego nkubwije kuri jera nta n'amezi 3 baramarana nawe kumbeshyira ngo namutanye abana ari ibintu namuganirije nkamwereka situation iyi n'iyi nkamubwira ni nimba ari amakuru nge nzajya nemera hari ukuntu nyine bagira coaching ku ishuri nzajya mbikora noneho murumuna wawe nawe azabona ko nanjye ari uruhare mbigiramo ku bana yumve ko n'ubundi nubwo muri kumwe ariko nanjye hari uruhare mfite ku bana iyo coaching ni nge bahamagara iyo ni forume ni nge babwira
naba wenda mbonye n'urukweto rw'umwana nkavuga nireka muhamagare ndumuhe arwambare. Yego. Ntago ari uko nafasha abana ngo nuko mbonye abandi ngo mbamujugunyire. Oya, bivuze ngo cyakomeza no kubabaho n'ubu ngubu mbariho. Kandi noneho Jera ngiye gushaka ikintu gituma abana banjye mbana nabo. birakunda cyane. Mimi naha dusoreje Yego. ikiganiro inkuru yanjye, reka nsoreze ku kantu kamwe gusa mbere ko ngasoreza komantere yakubaje kurenza izindi zose ni iyihe? Ntazo nasomye ariko hari izabanje nasomye. Jera ni nyinshi ariko hari umuntu wanditse ngo uyu mwana ngo yari ikirara nimba ngo twariganye, ngo uyu mwana ngo yari ikirara ngo ngenda muzi, undi ngo komantere aba ari nyinshi zigiye zirimo utuntu ariko nazo ziba zikenewe mwa bantu, ziba zikenewe buriya hari n'abo zigisha mu by'ukuri, nazo ziba zikenewe kuko wakoze ikiganiro nanone nubone komanteri nabyo byaba ari ikibazo. Ariko abantu twige kuba abantu, twige kugira ubumuntu, niturebe ngo njyewe naje ndarira ngo mungirire impuhwe mutazi. Ushobora no kwandika, nujya kwandika ujye ubanza utekereze kabiri. Jera abantu beza bariho, njyewe hano niyo naza abantu 2 bakanyizera, 2 mu bantu 100 byaba bihagije ko umuntu anyumva. Ariko ikintu nasoreza mvugaho, abana banye ngiye gushakisha uburyo nsubirana nabo hejuru yuko aje akavuga ku bana banye ngo ibyo bakoreye abandi bana ntashaka gusubiramo, sinshaka kubisubiramo. Ariko yarakoze yankanguye ku jisho, ariko abana banye ko nakomeje kubarwanira nkuko yabivuze. Jera ndakomeza mbarwanirire, ngiye kubarwanirira. Ubu nibwo agiye kubona ko noneho uriya mugore se yavuze wamuhamagaye ntabwo byari byo? Uhe mugore w'inshuti yawe wamuhamagaye? Yego, ngo muri Gahanga. Ubwo se nabyo mbijyemo njya muri detail koko Jera, kugira ngo amuhamagare nabwo, kugira ngo amuhamagare umugore naje musanga mu nzu. Yego. Arambwira ati ndajya nishyura igice cy'amafaranga nawe wishyura ikindi. Icyo kintu uri kucyumva. Yaranavuze ngo hari umugabo ngo nashatse Kagugu se ko nabanaga na musaza wanjye nari kuzana umugabo. Ibyo tubivemo dusobanure tujye ku byo mugore. Uwo mugore noneho hari ukuntu abagore bagira amashyara, abagore ntago turi beza. Noneho uwo mugore akabona uriya mugabo buri munsi yatahanaga. Nyine hari ukuntu umuntu iyo ibintu bikiri byiza, urabona urukundo rugishyushye niko nabivuga, umuntu abagutahanira utugifti, umuntu abakuzanira utugifti, urumva twa hato na hato. Twabaga i Gahanga akaza akanza kundeba, akanzanira utuntu, akazanira utuntu abana. Jera navuga ngo nishyara uwo mugore yagize Imana imbabarire. Full stop, byarangiye. Yego. Ngaho iyo nguko nizera ko byose bisobanutse ku byo Mimi yifuzaga gusobanura. Nabivuze, sindi ku ruhande rwa Mimi, sindi ku ruhande rwa Dodos. Umuntu ashaka kwibaza ati ni gute ujyana na Mimi mu kiganiro mu nkuru mukajyana rwose kuko mukajyana, sibyo? Hajya no ku bari barashakanye Dodos nawe tukajyana ni ukuri pe. Jye numva inkuru uko umuntu ayimbwiye kandi uko yimbwira mbyizera gutyo. Iyo numvise hari ikibazo runaka ngewe ndahamagara nkabati na nimero y'umuntu uri kuvuga kuko numva arimo ikidasobanutse. Wari wicaye hano, hari umubyeyi waje ngaha avuga iby'umugabo we, namubwiye nti mpa nimero za executive w'umurenge wanyu. Ntabyo mvise tuvugana? Yego. Mpa nimero z'umugabo kuko yageze avuga umugabo, mpa nimero z'umugabo tuvugane kuko numva ko harimo ibikwiye gusobanuka. So rero nubwo buryo hatagira uvuga ngo Gerard kujya, ntabwo nifuza gusenya icyo ari cyo cyose. N'umutima wandya nkubwiza ukuri ko n'umutima wandya nzi ko hari cyapfuye bitewe n'inkuru runaka mbigezemo jye uruhare nka Rwembe. Hari icyo nagombaga gukora singikore, cyangwa ari cyo nirengagije gukora singikore. Nk'urugero nk'umuntu wasabye ikiganiro cyo kuvuguruza inkuru, ariko unfortunately nahoze mbikubwira, unfortunately nabuze nimero kuko yampamagaye inshuro ebyiri zose nimero ye nyibura kubera iki?
biranashoboka ko wenda ari Imana idashaka ko icyo kiganiro kiba kibaho cyangwa isi, birashoboka. Ntazigira ngo nigeze nanga kumuha ikiganiro, I can't, ntabwo nshobora, sibyo? So nansoreje rero inkuru yanjye kwa Mimi, nta komantere yindi nongera gushyira kuri iki kiganiro cya Mimi ngo nabyumvise gutyo, sibyo? Ubyumva arabyumva, gusa komantere nk'ibisanzwe ndaza gushyiraho nimero ya Mimi. Yavuze ngo nubwo wanyizera uri umwe cyangwa muri babiri, icyo nicyo kinshimisha. Kuba mvuga neza muri komantere cyangwa kumvuga nabi nta na kimwe bimbwira ko unyizera uri umwe cyangwa uri babiri. Gusa kimwe nari navuze ko ntaza muri gukomentinga ku kiganiro. Kimwe mu byo nibuka nanataha navuze uyu mugore agenda nyine yivuza uko ari, ntabwo yigeze yivuga neza. Kubera ko nabonaga umugabo ankora ibi ngibi nanjye namukoreraga ibi, numva birantangaje, kuko abenshi iyo tugiye mu ruhame twivuga neza, we yivugaga amabi, yivugaga uko ari. Ngayo ngoko nuko nsoje ikiganiro inkuru yanjye hamwe na Mimi. Ndanizera ko agaseke gapfundikiriye ahangaha kuri iyi nkuru. Ntabwo nifuza ibirenga ahangaha, ntabwo nifuze ibirenga ahangaha. Benshi mu bakomanta muravuga ngo hano si mu rukiko, itangazamakuru impamvu ririho ni voice of voiceless, niko tubyita, ijwi ry'abatagira kivugira. N'impamvu babyita ngo ni ubutegetsi bwa kane, ni uko biha abategetsi ibiri mu baturage. Abaturage bavuga ibyabo, abategetsi bakabimenya. Habanza itangazamakuru, hakaza mu butegetsi, hakaza mu bucamanza, sibyo? Ubundi nuko bigenda. Umuntu aje akavuga mu itangazamakuru, ntimukavuga ngo kuki mwihutira mu itangazamakuru. Itangazamakuru rivuga ibiri mu baturage, kugira ngo nabyumve neza, rivuga ibiri mu baturage, abategetsi bakabimenya, bikaba mu butegetsi. Iyo bidakunze ko bikemukira mu butegetsi, mu buyobozi, niyo mpamvu hajeho n'ubucamanza buza gukemura ibiri mu baturage. Ngayo nguko nuko nsoje komantere. Tujye dushyiraho komantere twabanje kwiga no gusesengura ibiba mu itangazamakuru. Naho utaha nitwa Rwema Mbabazi, naho utaha Imana ibarinde.